babwiye umusore wari wavutse ari impumyi abanyedini abakuru top leaders aramubwira ati ni wowe urikuvuga ngo Yesu yagukije ati uriya munyabyaha niko bajya batubwira ati mwebwe ati muri abanyabyaha muri byararangiye twikorera ibyaha ngo ubuntu busage arabwira ati reka murije mbabwire mfite amakuru makeyi ibyo muri kuvuga ntabwo mbizi yuko ari umunyabyaha ariko ndababwira ikintu kimwe nabati nge nari impumyi none ndareba nari impumyi kandi nzi neza ko Imana itumva abanyabyaha ubwo n'umuryo barabumvije simbizi atagira kubabwiriza ako kanya siri prize atubwira niba yamwumvisha ari umunyabyaha ko mwe ubwo ari mwebwe banyabyaha abo kanyabwe rero mwe mutangije murashaka se namwe kumwizera ko mutagiye kumbaza amakuru menshi bati ni wewe mwigishwa zigwe turabigishwa bamos babadifu ke turabo munsi wakari ntabwo n'abadive gusa abantu bose bajyanwa bashaka kujya mu ijuru babikorera banyuze mu mirimo yabo nabigishwa bose bamumse ariko reka mbabwize ukuri bene data reka mbabwize ukuri niba kubwira ati mwebwe muri abanyabyaha ati mwebwe muri bandi dukorera ibyo mwebwe ati ibyo bintu ndabyunzi kandi ibyo tuzikana ibintu byose by'ibyaha tubizigura bora bose twebwe bapfuye ibyaha izo abari zibyaha ntabwo barike kutubwira iby'abantu bapfuye kandi turi bazima twe uwo muntu wakoraga ibyaha yego yaratuye mu iki kibiri ariko ntabwo agihari ntabwo agihari wimbaza iby'ibyaha umwana nawe ati ntabwo mfite amakuru menshi sinabari ningi ariko nabatangariza ikintu kimwe gusa cyo nagihagararaho ntabwo gira impumyi ngewe kibabwira ati ntabwo mfite amakuru menshi ariko singira umunyabyaha nari umunyabyaha ariko ubu noneho ndi intungane imbere y'Imana urashaka kutwigisha wowe ntabwo waharara iyo wumvishe bikomeye niba tuma murakomeza kuvugana nta nubwo byemewe kujya impaka cyane ku by'Imana n'amagambo menshi avamo ikintu cyose kivuga mu gicumuro ku munyabyaha nta kibonerera umunyabyaha urumva ko ijambo ry'Imana rivuga abantu batunganijwe ariko bo mureka bacumuza ariko akanakubwira ati se wowe warabyize se wowe wize theology ariko nge sinize ibyo ngibyo bya theology ariko mfite amakuru mudafite nari umunyabyaha none kandi icyo igihe twabaniye ntacyo mwamaye kuko namwe ntacyo mufite ikintu dindi bitagira ni ukubwira umuntu uburyo yari umunyabyaha biciye kuri Adamu ariko kwihana b'intungane biciye kuri nde kuri Yesu ayo makuru ntabwo idini yagira ifite makuru ya shitani yo kubwira abantu ngo nibakore bazajye mu ijuru biciye mu mirimo yabo navugaga rero nk'umuvandimwe yari yavuze ko noneho urugendo kujya mu ijuru wagize gute rwarangiye runyuze mu gukenuka kwa Yesu iyo niyo tiki ndi kubabwira ahantu yaturutse ni gukenuka kwa nde kwa Yesu ariko ntiyakiranuka gusa arangije yemera gufata urupfu rwacu umuntu wacu wa kera arupfa urupfu rw'iteka rwanjye rumushiriramo mu minsi 3 biri kumvikana ku munsi wa gatatu Yesu agira gute arazuka nk'ikimenyetso n'ubundi ko ari umukiranutsi nanone azuka niki intungane biri kumvikana amaze kuzuka ntiyahise mu kirere ahubwo yarazamutse reka mbabwize ukuri ayo makuru nayo turafite abigishwa bari kumwe nawe babona bakuweho ntabwo yagiye yirukanga babona ngazamutse kake igishukira gute kiramushingiriza baramubura uko niko bo yazukanye yabigize gute yabazamukanye arabajyana yego Paulo mu Befeso arabivuga mu gice cya 2 mu 4 twebwe ubwo mwemera ibyo abantu bavuga mureke twabwe n'iby'Imana n'ibitabo barabisoma bitandukanye bakabyemera ariko iby'Imana yamije ngo aratuzamura gake aratuzamura aratujyana uko yicaye natwe nuko
twicaye iburyo abantu bagira ikibazo ngo ariko ngo ihene ngo zizajya ibumoso twe turi kubabwira aho turi no kujya iburyo byararangiye ntabwo umuntu abikorera ahubwo hari umuntu wazamukanye abantu arabajyana abicaza iburyo bw'Imana ngo turi muri urugero rwo kujya mu ijuru rugeze gute cyakora umunsi umwe batubwira amakuru meza yuko twageze he mu ijuru tujyanywe nande ese baratubwiye ngo tujye gusoma urutonde aho ruri rebe niba twaba turi twisanga turi badishimwe cyane nuko twageze twaje rero gutangariza abantu bikarenge ariko n'abatuye isi bose sibyo yuko urugendo rwo kujya mu ijuru rwagize gute twaje turi kuri iyi midirimbo ivuga ngo natwe dufite iyo nkuge ngo nagagira twahawe niba ushaka amahoro ariko reka nongeraho ni amahoro ya none nayo mu gihe kizaza kubaho mu isi neza nta kibazo ufitanye n'Imana niko Pawulo bivuga mu Roma 5 ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo ngo dufite amahoro ku Mana ese uramutse ufitanye n'Imana amahoro niki cyagutera ubwo biravuga ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande umubisha wacu ninde arahari se ubwo bivuze ko ikibazo umuntu afite nuko atabanye n'Imana amahoro nawe nubana n'Imana amahoro ndeka mvuge ngo n'ibindi bintu byose n'abandi bantu bose muzabana amahoro ugira amahoro hano ariko ikiruta byose ube n'umuragwa w'ubugingo buhoraho ngo bw'ubutumwa twazaniye abantu bikarenge ariko reka mvuge ngo n'ubutumwa bukeneye kubwirwa bari mu isi abari mu isi yose abageni dufite hano rero nabaje gusezerana ku mugaragaro n'uwo mukwe wabakunze urukundo rukomeye cyane nawe ntabihishe ahubwo akemera kubitangira ku musaraba akemera kwambika ubusa akamanikwa ku giti ku bwaho umwami w'isi n'ijuru umutwaro utwara abatwara agasiga ubwiza yari afite muri iyi niko avuga ngo wasize ubwiza wari ufite yemera gusiga icyubahiro yari afite mu ijuru aje gushaka intama imwe yazimiye kugira ngo ayigarurire Imana ubwo yemeye rero kubambwa akamanikwa ku giti yambaye ubusa ntabihishe n'ibikorwe rwihishwa hari abaje guhamya ko nabo uwo mukunzi wabo ubwo yabakunze gutyo nabo bamukunze ko bemeye ko nta yindi nzira ihari yabageza mu ijuru keretse yaharuwe n'umukunzi wabo nabo ko ijuru bamaze kuribona biciye mu gukenuka kwa Yesu mu gupfa ndetse no kuzuka gupfa bikaba byemeje ko ubunyabyaha bwabo bwagiye kuri Yesu ariko kuzuka nanone bikaba byemeje ko gukenuka kwa Yesu kwagiye kuri wakaba ari wo mubatizo ijambo ry'Imana ritubwira bikaduhamiriza ko abapfiriye muri Kristo Yesu banabatirijwe mu rupfu rwa Yesu ariko aya mazi nayo akaba ari ikimenyetso gihamya icyo cyamaze kuba kera gihamya ko nta mutima ubacira urubanza bagifite urubanza bari bafite rwarigize gute rwararangiye ariko rwagenze neza rwakurikije amategeko umunyabyaha yaratsinzwe nibyo biri kumvikana umunyabyaha yaratsinzwe Yesu yatsinze urubanza rwe ariko ntabwo yatsinze urubanza rwanjye biri kumvikana abagana umukumve neza Yesu yatsinze urubanza rwe ataramara kwishyiraho ibyanjye ariko amaze kujyaho ibyaha urubanza rwaramutsinze biri kumvikana bira niko bivuga ngo Yuda abonye ko urubanza rutsinze Yesu ngo arumirwe kuko nabari tabwera ziko Yesu bashobora kumufasha abona Yesu baramufasha abona barakubise bidakunze afatikana baye none biragenda gute we yarazi ko kubana na Yesu ari gahunda y'amafaranga we yarazi ko Yesu yaje kugira ngo apfire umunyabyaha urubanza rwanjye Yesu rwaramutsinze abo mwavoka mwiza aravuga ati umuntu aje kuhagararira ndemera no kumwishyurira ku rubanza rumutsinze muramwishyuza iki ati ibembo by'ibyaha niki ati rumeze gute ati rwiteka ati narwo ndarupfa Yesu arujyamo ariko ngo aritegeko rero hawe nase ngo rituma we abasha gutanga ubugingo bwe ngo ariko akongera
ariko ubwo biravuze ngo niwe wenyine wari ushoboye gucungurira Imana abantu kuko yashoboraga gupfa kongera. ibyo byaturutse ngo kuko atigeze kumenya icyaha. Yego, ubundi aremera no mu rupfu anyuramo, ariko ku munsi wa gatatu agira gute? Arazuka. Aho niho twabatirijwe rero. Umuntu wacu wa kera naho ngaho yasigaye, hanyuma haboneka umuntu mushya udafitanye ikibazo n'Imana. Akaba rero hari abantu bifuje kuza kubihamya imbere y'imbaga y'abantu bangana gute, imbere y'imbaga, imbere y'isi yose, kugira ngo babwire shitani ngo umuntu watwazaga igitugu yarapfuye. Umuntu uriho nta sano mufitanye, nta naho muhuriye. Ni umuntu mushya Imana yiremeye muri nde? Muri Kristo Yesu. Natwe rero twaje tubaherekeje. Philibert atubwiye ngo yaje kunywa ku nzoga z'abagabo, natwe twaje kuzinywaho, murumva ko zinaryoshye. Tukaba twifuza ngo abo bageni bari hano batubwire mu by'ukuri ibyo uwo mutima uticira urubanza bafite ko n'inkomoko yabo. Biri kumvikana neza? Uwo twumva urubanza rugihari ntabwo tumusinyira. Biri kumvikana neza? Ntabwo turya ruswa. Uwo twumva urubanza rugihari ntabwo dusinya ku masezerano. Turamubwira ati rero wowe urashaka gutendeka, urashaka kugira abagabo babiri. Kandi Yesu ntabwo atendeka. Sibyo? Nitwumva urubanza rudahari n'ukuri turazinywa. Bageze kwa Korneliyo, abantu bizera ubutumwa bwiza, buzura Roho Mutagatifu, Petero arababatiza. Asubiye y'abayuda bakabaza, wowe wabatiza abanyamahanga gute? Ati ntabwo muzi ibintu byabaye. Njye narageze ndarura amagambo. Ngitangira kubwiriza mbona abantu buzuye Roho Mutagatifu nkuko natwe twamuhawe. Ntabwo ndavuga nize abantu bahawe Roho Mutagatifu nabima amazi gute? Tugiye kumva rero ko mufite Roho Mutagatifu. Tuzakufite Roho Mutagatifu twabimira icyamazi. Imana ishimwe ku bwanyu no ku bwa Yesu.